ibihe byose bigira abubu ab'umuco usanzwe n'udasanzwe, ibangamye ndetse n'itabangamye, yose icyo iba ihuriyeho ni igituma ubuzima bugenda mu gihugu. Abahanga bavuga ko uburaya ari umwe mu mwuga ukunze kurusha indi ku isi mu bo, nubwo nta bihamya bifatika, ariko bigaragazwa ko wakozwe kuva kera, dore ko na Bibiliya ibivugaho. Abagore bibohoye Female Liberia de Kigali ni izina ryari iy'indaya i Kigali mu myaka y'ahambere kuva mu mwaka w'1970, iterambere ry'abanyaburayi ritangiye gusakara muri Afurika, imijyi itangiye gutera imbere, imishinga y'abanyamahanga yisukiranya ubutitsa. Uburaya ni umwuga wamwe ukorwa mu bwihisho mu masaha y'ijoro cyangwa ahihishe, kandi uwukora niyishimire izina indaya. Byatumye abinjiraga muri uwo mwuga babaga barangije amashuri mu myaka y'ahambere mu 1970 bahindura izina bakiyita Female Liberia de Kigali. Ni umwuga wakozwe mu bihe bigoye, ikoranabuhanga ritaraza na telefoni zigendanwa zikiri mu mishinga, interineti ikiri mu bitekerezo. Muri icyo gihe nibwo hahimbwe imvugo nyinshi zigiye zitandukanye zikoreshwa n'abakoraga uwo mwuga w'uburaya. Abenshi biyitaga gutega cyangwa indege, nubwo ubu ryahindutse iry'abafundi bahuriraho hamwe mu gihe baba bari mu kazi kabo ka buri munsi, buri mu gitondo. Uko iterambere ryazaga ryiyongera i Kigali, abakora uburaya barushagaho kwiyongera, ahanini bitewe n'umubare munini w'abavaga mu cyaro bajya mu mujyi wa Kigali. Muri iyo myaka y'ahambere utubari twari tumaze kwiyongera muri diyoseze ya Kigali, Nyamirambo no mu mujyi wa rwagati ndetse na Kiyovu. Ubwiyongere bw'abaturage mu mujyi wa Kigali bugenda burushaho kwiyongera, dore ko muri Kigali mu mwaka w'1962 bari munsi y'ibihumbi 38, nyamara mu mwaka w'1975 bari bageze ku bihumbi 90. Indaya zo mu mujyi wa Kigali zari zigizwe n'ibyiciro bigiye bitandukanye, zabaga mu bice bya Nyamirambo n'ahandi hatuwe cyane. Indaya ziciriritse arizo zabaga mu gace ka Nyamirambo n'ahandi hagiye hatandukanye mu bice bya Kigali. Indaya ziyubashye zakoreraga cyane mu Kiyovu zigataha mu mujyi rwagati. Indaya zo mu biro zakoreraga inyuma y'akazi, n'indaya ziyubashye zakoraga nyuma y'akazi, n'indaya zigenga zabaga ahanini zigizwe n'abagore babuze abagabo, zakoreraga mu rugo. Utubari twinshi two muri Kigali icyo gihe nitwo twakundaga kugaragaramo indaya cyane, twabaga ari utubari dutandukanye, yaba utubari turi VIP ndetse n'utubari duciriritse, ndetse hakaba na ba nyir'utubari bafashaga izo ndaya mu gukorera amafaranga babashakira abakiriya, ndetse na bamwe bakaziha akazi ko gukora uwo mwuga w'uburaya. Tumwe mu tubari two mu mujyi wa Kigali twari tugizwe n'indaya nyinshi cyane. Akabari kitwaga Camp Swahili i Nyamirambo, akabari byari bizwi ko gahurirwamo n'indaya nyinshi cyane zitandukanye. Abazishaka bose bifite bagaparika amamodoka bakajya gutoranya izo bashaka, bakazitoranya bakazijyana bakongera bakigendera. Nubwo izo ndaya umubare munini w'abazikoraga utazwi umubare wazo, ariko ibyagaragaraga nuko indaya zari nyinshi zakoraga uwo mwuga muri icyo gihe. Ubuhamya butangwa n'abatari bake mu bahoze bakora uwo mwuga w'uburaya muri icyo gihe bagaragaza ko uburaya bwari bukabije, ariko bwakorerwaga mu mwihisho, dore ko abenshi batabimenyaga. Bamwe mu bakoraga uwo mwuga wo bitaga Mariya, yari indaya yiyubashye, yakoreraga ikigo cyigenga afite imyaka 28 ubwo inyandiko yasohokaga mu mwaka w'1977 niyo yagaragaje uwo mukobwa witwaga Mariya ubwo yakoraga uyu mwuga w'uburaya muri uyu mwaka wo muri 77. Indaya zakoraga uwo mwuga muri icyo gihe
hari bamwe baburaga urubyaro ndetse abandi bakandura indwara zigiye zitandukanye bitewe n'uko nta bushobozi babaga bafite bwo kwivuza izo ndwara ndetse no gusuzuma ubuzima bwabo bwa buri munsi, dore ko muri icyo gihe indwara ya HIV itagaragaraga mu rusisiro. Izo ndaya ziciriritse akenshi zazaga zifite abana nyuma yo kubyara, abenshi kubera kubura umwanya n'ubushobozi bwo kwita ku bana babo baboherezaga mu cyaro aho baturutse, abatabikoze batyo bagashaka abakozi, abo twakwita ababoyi boroheje bo kubarerera abo bana. Nubwo mu kazi kazo kubyara byabaga ari ikintu gishoboka cyane, dore ko imibonano ikingiye yasaga nk'itabaho, benshi muri izo ndaya zasangaga zasamye bitewe n'uko batabimenyaga. Tereza wari ufite imyaka 19 yatwaye inda ya mbere, yaje Kigali avuye i Butare ari naho avuka. Yanabanje gukorera umwuga w'uburaya muri ako karere ka Butare, umwuga we w'uburaya. Tereza yaje kuvuga amagambo avuga ko umwuga w'uburaya atari mwiza ndetse ko abenshi bawukora atari uko ari abakene. Yavuze ko abenshi bakora uyu mwuga bawukora kuko bawukunze, ahubwo ari ukubera ubushobozi buke babaga bifiteho. Abakoraga uwo mwuga w'uburaya amasaha y'isa 11 z'umugoroba batangiraga kwitegura, bakambara bakarimbisha utwenda tugufi, bakisiga cyane kugira ngo batangira umwuga wabo w'akazi bakora ka buri munsi. Bagahaguruka bakava aho bacumbikaga bakagana iy'umujyi ndetse no hafi y'amahoteli cyangwa amarogi kugira ngo abagabo bacaho babashe kubafata babajyane, dore ko nta kindi babashakagaho ari amaramuko. Muri icyo gihe nta mafaranga yihariye indaya zasabaga, dore ko zakoreraga amafaranga agiye atandukanye bitewe n'ubushobozi bwa buri ndaya. Zaheraga hagati y'amafaranga 100 ndetse n'amafaranga 400 y'u Rwanda ijoro rimwe, kiyongera cyangwa ukagabanya bitewe n'ubwiza bw'umukobwa. Naho indaya zo mu rugo zatangiraga ziryamana n'amabandi, abacuruza amakarito n'abandi basore baciriritse badashobora kwigondera indaya nkuru. Indaya zo mu Kiyovu niho habaga indaya zikomeye, za ndaya umukene abasha kwigondera. Muri Kigali habagamo utubari dutandukanye, ariko akabari kari gakunzwe cyane ni akabari ko mu Kiyovu. Niko indaya zikomeye zabaga ziri, ndetse n'abazishakaga bose niho bazisangaga. Mu gihe ubwiza bw'umukobwa muri icyo gihe mu Kiyovu nibwo bwamuhaga izina ndetse bukarushaho no kumuzamurira igiciro bitewe n'ubwiza yabaga afite ndetse n'uko yabaga ateye. Abakobwa biyubashye babaga mu mazu akomeye, dore ko icyo gihe inzu yabaga ikodeshwa hagati y'amafaranga 3,000 arimo irange asize neza buri kwezi, ariyo mafaranga izi ndaya zikomeye zatangaga. Izo ndaya zabaga zizi kwiyambika neza, zizi kwisiga neza kugira ngo abazibona barusheho kuzikunda ndetse no kuzishagarira. Muri izo ndaya zakoreraga mu Kiyovu, abenshi bashakaga abakiriya b'abanyamahanga kurusha abanyarwanda bitewe n'uko aribo babaga bafite amafaranga. Mu Kiyovu abataliyani ngo bari bazwiho kwishyura indaya amafaranga menshi kurusha abafaransa, dore ko abataliyani bishyuraga amafaranga 1000 buri joro rimwe, mu gihe abafaransa bo bishyuraga amafaranga ari hasi. Indaya muri icyo gihe zimwe zari zizi ubwenge, ntabwo zishyuzaga, ahubwo barabarikaga bakabaremamo ubushuti bw'igihe kirekire kugira ngo aho bazabakenerera bazabafashe mu buryo butandukanye. Mbere y'uko tugana ku musozo, twababwira ko izo ndaya mu gihe zakoraga uwo mwuga w'uburaya, abenshi muri bo ntabwo bari bazi indwara zabateraga. Abenshi bashidukaga bapfuye, abandi barembye bikomeye ko batamenyaga icyabaga cyabanduje. Nibwo HIV yazaga mu Rwanda mu mwaka w'1985, nibwo yatangiye gusisikara mu mujyi wa Kigali. Muri uwo mwaka 88% by'abapimagwa muri icyo gihe basangaga abenshi baranduye indwara ya sida. Hagati y'umwaka w'1982 n'1983 leta yakoze imikwabu mu ndaya zo mu mujyi wa Kigali.
nyinshi zirafungwa hagamijwe kuzihashya. Katubereke amwe mu mafoto agaragaza aho uburaya bwakorerwaga muri icyo gihe. Iyi foto mureba iragaragaza umujyi wa Kigali mu myaka y'ahambere kuva mu mwaka w'1970. Witegereje igice cya Kinyinya wasanga ahenshi ari hamwe mu tuzu indaya zakoreragamo uwo mwuga. Naho ahubatse isoko rya Kigali kuri ubu mu mujyi rwagati nuko hari hameze mu mwaka w'1960. Indaya zakundaga kuba zihahagaze, akenshi zabaga zitegereje abakiriya ko baza kuzitwara. Mu myaka ishyira 1980 umujyi wa Kigali wari utuwe cyane, ari nako n'umwuga w'abakoraga uburaya warushagaho kwiyongera muri icyo gihe. Iyo foto mureba umujyi wa Kigali utangiye kuzamuka, utangiye gutera imbere, ariko n'abakoraga umwuga w'uburaya niko babaga barushaho kwiyongera, ariko ntihagire abamenya aho bakorera ndetse naho babarizwaga. Gukoresha inzu mu mujyi wa Kigali byari bigoye ku bari bawurimo icyo gihe, ariko buri cyiciro cyabonaga inzu zibakwiriye. Aha ni hafi ya Paruwase Saint Famille mu mujyi wa Kigali mu myaka ishyira 1990. Naho ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali mu myaka y'ahambere kuva mu mwaka w'1980 byatumaga abantu benshi bagana umujyi wa Kigali, abakobwa bicuruza bakabona amafaranga. Iyo nyubako mubona ni inyubako yo kwa Rubangura mu mwaka w'1980 uko yari imeze, ndetse aha mureba ni mu muhanda uzamuka ujya kwa Rubangura. Etaje yabanje kubakwa ndetse ikanamenyekana cyane mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'1990. Aha ni mu mujyi rwagati hafi yahubatse T2000 ubu abenshi bita Tuke. Ahasaga mu mwaka w'1990 ubucuruzi bwari butangiye gukomera mu mujyi rwagati, bakoresha urujya n'uruza rwisukiranya mu mujyi wa Kigali, ari n'uko iterambere rirushaho gukomeza kwaguka mu mujyi wa Kigali. Aya namwe mu mateka yaranze indaya mu mujyi wa Kigali, uburyo zakoragamo umwuga wazo, ndetse abenshi ntibamenye n'uko bakora uwo mwuga, dore ko abazungu ari bo bazanaga amafaranga menshi mu Rwanda, ndetse bakanafasha n'abakobwa bakoraga uwo mwuga w'uburaya babaha amafaranga. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro Neza One TV irushaho kubategurira.